Ikaze muri DC7 Limited. Ese uracyakoresha uburyo busanzwe mu gupima intera bigatwara igihe kinini kandi ntubone ibisubizo byizewe neza mu kazi kawe ka buri munsi? Ibyo bishobora guteza gutinda kw'akazi, amakosa mu bipimo ndetse n'igihombo mu mishinga yawe. Gukora akazi neza bisaba igikoresho cyizewe kandi kigezweho. Muri DC7 Limited turabigufashamo, tubigezaho Laser Distance Meters 5 Series. Iki gikoresho gipima intera kuva kuri 0.05 mita kugera ku 120 cyangwa se 2000. Gifite accuracy ya 1.5 mm. Gishobora gupima ubuso bunini, volume kandi gikora vuba mu buryo bworoshye. Ni igikoresho gifasha cyane ba enjeniyeri, abasaveya, abubatsi ndetse n'abandi bose bakora imirimo isaba precision. Bikabafasha gukora akazi kabo neza kandi mu gihe gitoya. Muri DC7 Limited tubagezaho ibikoresho byizewe kandi bibafasha kongera umusaruro w'akazi kanyu. Ntukemere ko kubura igikoresho cyiza bigutesha umwanya n'amafaranga. Twandikira uyu munsi tugufashe kubona igikoresho kiboneye. Si ibyo gusa, muri DC7 Limited tunatanga serivisi zitandukanye zirimo kugurisha ibikoresho bya surveying, calibration na maintenance ku bikoresho by'ubupimi, kandi dukorera mu Rwanda hose. Twandikire cyangwa uduhamagare uyu munsi. Mwadusanga imbere y'akarere ka Kicukiro. DC7 Limited tubafasha akazi kanyu kugenda neza kandi vuba.